burya umupasiteri agiranwa ni umugabo aramutse agize ibyago akagenda akajya gusambana n'undi mukobwa cyangwa n'undi mukobwa akamutera inda, icyo kibazo akwiye kucyitwara amate. umugabo wateye umukobwa inda akabyara umwana, kucyitwaramo ni uko afasha wa mwana, kuko n'ubundi cyaba yagikoze ni ugufasha wa wundi yateye inda akemera n'umwana we akamwandikwaho akabafasha bombi. Tumva ariko byagenda. Ese umugore we wisezerano ntiyabimenye? Anabimenye akanitangura akabinabimubwira akanabimuganiriza, kuko hari abagore benshi babyemera. Ese umugabo wagira impungenge bati umugore wanjye ntabwo ari bubyemere? Uko nyine ahera muri icyo kigare, n'aba bandi yateye inda akabihisha, urumva umwana yabyaye nta mibereho myiza agira, n'uwo yateye inda nta mibereho myiza agira, bitewe n'ibyo. Ariko akize mu kuri akavuga turiya mwana n'uwanjye, akabibwira n'umudamu we, bamuzana mu rugo bakamufasha bakanamwiyandikishaho. Umugore akaba yabyemera? Umugore byanze yafashe umwana nyine ku giti cye. Pastor, n'ubundi turacyari ku mugabo wubatse n'umugore wubatse, aramutse yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi akwiye kucyaturira mu itorero? Biriya bintu ubundi hari ikiganiro cya gishumba, umuntu ashobora kugwa mu cyaha akaba afite umuyobozi. Ubundi pasiteri aba ari umunyamabanga cyangwa se umutambyi kera. Umutambyi, abo twumva ngo nabatambyi kera, abantu bazaga bafite ibyaha byabo bakabibwira umutambyi akabyumva agatamba ibitambo bakababarirwa. Umupasitori rero, umuntu aguye mu cyaha akaza akakubwira ati pasiteri rwose nagize ibyago nasambanye, nsengera, ushobora kumusengera, umuntu akigendera. Ariko iyo nyine yabishyize mu itorero hariya hanze aba abishyize ku mugaragaro. Yabishyize ku mugaragaro rero hari igihe bimugiraho ingaruka. Ariko mu buryo buhari, umupasitori ujya ubona ko abapasiteri bambara imisaraba. Burya kwambara umusaraba ntugire ngo nirindi fiyeri. Umusaraba hari ahantu ujya uwubona, hari ku makote, ariko hari n'ahandi hari n'ahandi mu marimbise. Umusaraba rero burya umupasiteri agiranwa n'imva. Umuntu wese, abakristo baraza bakakubwira ibyabo bakabikubwira, ukabihamba muri wowe ukabasengera bakigenda. Nicyo umusaraba usobanura. Ibyabo ukabyumva ukabasengera, ukabasabira imbabazi, kuko nicyo bagiriweho. Kuko Bibiliya avuga ngo uwo tuzababarira ibyaha azabibabarirwa. Bibiliya muri Yakobo kuvuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. None se iyo nakabwira pasiteri ntamwaturire uwo murongo woherejwe. None se pasiteri ahagarariye itorero, ni guhagarariye itorero, ubu mwaturiye rero akagusengera, biba bikize. Ariko iyo nshinga irimo no kwaturirana nyine uba waturiye pasiteri watoranijwe, wasizwe amavuta, uhagarariye itorero. Niwe murimo we. Kuko iyo ubivuze hariya hanze hari igihe usanga iyo ubivuze hariya, kuko weze imbuto mbi, uhatanze urugero rubi mu itorero, tugufatira ibyemezo. Iyo wagiye ukabyaturira hoya, iyo waguye mu byaha bikamenyekana hanze, tugufatira ibyemezo. Itorero nyine pasiteri aba yagusengeye. No, kuki umuntu uje kwaturira pasiteri ko yasambanye itorero ritamuhagarika? None se aba yaje umutima wamuciriye urubanza, akaza agasanga pasiteri ati rwose umbabarire ku bw'ibyaha byanjye nakoze icyaha, ukamusengera tugenda amahoro. Ariko hariya mu iteraniro uraje uti, kandi uriya muntu ubundi yagombye no kuza kwaturira itorero yabanje kuganira na pasiteri, akaganira na pasiteri akamuganiza, akamugira inama. Kuko hari igihe avuga ibintu nabi, abantu bakabitwara nabi. Hari n'igihe yatura, icyo gihe akabagushije abakirisitu. Icyo gihe rero iyo utamufatiye icyemezo barabanga pasiteri bashyigikiye ibyaha. Pasiteri hari niba ari umupasiteri wahukanye itorero riramuhagarika, biriya bintu nibyo yarahukanye itorero riramuhagarika? Ntabwo, kandi ndumva mbiziho gake. Yarahukanye, buri impamvu urumva yari umuvugabutumwa. Urumva nyine kuba yari umuvugabutumwa akahukana, Bibiliya iravuga ngo ntukahukane mu Bakorinto. Nyine itorero ryo rikora izo nshingano rikaguhagarika, ariko ntiwakwemera gupfa. Aho ubonye ibintu bikomeye bisa
ukagenda ukemera nyine. Bibiliya iravuga ngo iyo wahukanye uri umugabo uri umugore ubaye igishubaziko, niko bivuga mu Bakori, niko Pawulo yabwiye Abakori. Ariko Bibiliya ikongera ikavuga ngo umugabo yongereye yiyunge n'umugore we. Urabyumva? Iyo bongeye kwiyunga barabana, ashobora n'umugore we ashobora rero kwiyunga, bakasubira bakagaruka mu itorero bagasaba imbabazi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ntukahukane. Urugo rw'abantu babiri, umwe ashobotse undi adashobotse, rurashoboka? Ubundi hari ibintu abantu bagomba kwihanganira, ariko nta kuntu umuntu yakubwira ngo aragutema akazana umupanga gukumya guhagarara aho ngaho, kuko buri umuntu w'umunyarwanda avuze ati ndagutema nyine ushatse wava mu nzira. Hatarimo ibyo kukwica, hatarimo ibyo kukwica, gukorera amakosa. Wowe birashoboka ko urugo rurimo umuntu w'umunyamakosa n'undi utari umunyamakosa, urugo rwashoboka? Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo cyiza kirenze kwizera k'umuntu. Hari igihe umuntu aba ari umusinzi undi adasinda, ukamufata uko nyine ukabimuhebera. Iyo umuntu ahuye n'ikigeragezo, ni izihe nyungu zirimo kwihangana? Iyo wihanganye uri umuntu usenga Imana, Imana ikwambika imbaraga. Kandi iyo wihanganiye ikikugerageza, Bibiliya iravuga ngo hahirwa abihanganiye ibabagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yabikiye abayo. Ni iby'ubutegereje. Kandi tukiri no muri uyu mubiri ubona hari izindi nyungu. Imana iba hafi yawe. Imva
umugabo aramutse agize ibyago akagenda akajya gusambana n'undi mukobwa cyangwa n'undi mukobwa akamutera inda, icyo kibazo akwiye kucyitwara amate? Umugabo wateye umukobwa inda akabyara umwana, kucyitwaramo ni uko afasha wa mwana, kuko n'ubundi cyaba yagikoze ni ugufasha wa wundi yateye inda akemera n'umwana we akamwandikwaho, akabafasha bombi. Tumva ariko byagenda. Ese umugore we w'isezerano ntiyabimenye? Anabimenye akanitangura akabinabimubwira, akanabimuganiriza, kuko hari abagore benshi babyemera. Ese umugabo wagira impungenge bati umugore wanjye ntabwo ari bubyemere? Ubwo nyine ahera muri icyo kigare, n'aba bandi yateye inda akabihisha, urumva umwana yabyaye nta mibereho myiza agira, n'uwo yateye inda nta mibereho myiza agira, bitewe n'ibyo. Ariko akize mu kuri akavuga turiya mwana n'uwanjye, akabibwira n'umudamu we, bamuzana mu rugo bakamufasha bakanamwiyandikishaho. Umugore akaba yabyemera? Umugore byanze yafashe umwana nyine ku giti cye. Pastor, n'ubundi turacyari ku mugabo wubatse n'umugore wubatse, aramutse yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi akwiye kucyaturira mu itorero? Biriya bintu ubundi hari ikiganiro cya gishumba. Umuntu ashobora kugwa mu cyaha akaba afite umuyobozi, ubundi pasiteri aba ari umunyamabanga cyangwa se umutambyi kera. Umutambyi, abo twumva ngo nabatambyi kera, abantu bazaga bafite ibyaha byabo bakabibwira umutambyi akabyumva, agatamba ibitambo bakababarirwa. Umupasitori rero, umuntu aguye mu cyaha akaza akakubwira ati pasiteri rwose nagize ibyago nasambanye, nsengera, ushobora kumusengera, umuntu akigendera. Ariko iyo nyine yabishyize mu itorero hariya hanze, aba abishyize ku mugaragaro. Iyo abishyize ku mugaragaro rero hari igihe bimugiraho ingaruka. Ariko mu buryo buhari, umupasitori, ujya ubona ko abapasiteri bambara imisaraba. Burya kwambara umusaraba ntugire ngo nirindi fiyeri. Umusaraba hari ahantu ujya uwubona, hari ku makote, ariko hari n'ahandi iba, hari n'ahandi mu marimbise. Umusaraba rero burya umupasiteri agiranwa n'imva. Umuntu wese, abakristo baraza bakakubwira ibyabo bakabikubwira, ukabihamba muri wowe, ukabasengera bakigenda. Nicyo umusaraba usobanura. Ibyabo ukabyumva, ukabasengera, ukabasabira imbabazi, kuko nicyo bagiriweho. Kuko Bibiliya avuga ngo uwo tuzababarira ibyaha azabibabarirwa. Bibiliya muri Yakobo kuvuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. None se iyo akabwira pasiteri ntamwaturire, uwo murongo wobahirijwe? None se pasiteri ntahagarariye itorero? Ni guhagarariye itorero. Uwo mwaturiye rero akagusengera, biba bikize. Ariko iyo nshinga irimo no kwaturirana. Kwaturirana nyine uba waturiye pasiteri watoranijwe, wasizwe amavuta, uhagarariye itorero. Niwo murimo we. Kuko iyo bivuze hariya hanze, hari igihe usanga iyo ubivuze hariya, kuko weze imbuto mbi, watanze urugero rubi mu itorero, tugufatira ibyemezo. Iyo wagiye ukabyaturira hoya, iyo waguye mu byaha bikamenyekana hanze, tugufatira ibyemezo. Itorero nyine pasiteri aba yagusengeye. Kuko umuntu uje kwaturira pasiteri ko yasambanye, itorero ritamuhagarika? None se aba yaje, umutima wamuciriye urubanza, akaza agasanga pasiteri ati rwose umbabarire kubw'ibyaha byanjye nakoze icyaha, ukamusengera, tugenda amahoro. Ariko hariya mu iteraniro uraje uti, kandi uriya muntu ubundi yagombye no kuza kwaturira itorero yabanje kuganira na pasiteri, akunganira na pasiteri, akamuganiza, akamugira inama. Kuko hari igihe avuga ibintu nabi, abantu bakabitwara nabi. Hari n'igihe yatura, icyo gihe akabagushije abakirisitu. Icyo gihe rero iyo utamufatiye icyemezo, barabanga pasiteri bashyigikiye ibyaha. Pasiteri hari niba ari umupasiteri wahukanye, itorero riramuhagarika. Biriya bintu nibyo? Yarahukanye, itorero riramuhagarika. Ntabwo, kandi ndumva mbiziho gake. Yarahukanye, buri impamvu urumva yari umuvugabutumwa. Urumva nyine kuba yari umuvugabutumwa akahukana. Bibiliya iravuga ngo ntukahukane mu Bakorinto. Bakwemera kwica. Nyine itorero ryo rikora izo nshingano rikaguhagarika, ariko ntiwakwemera gupfa. Aho ubonye ibintu bikomeye, bisa ukagenda ukemera nyine
Bibiliya iravuga ngo iyo wahukanye uri umugabo uri umugore ubaye igishubaziko, niko bivuga mu Bakori, niko Pawulo yabwiye Abakori. Ariko Bibiliya ikongera ikavuga ngo umugabo yongereye yiyunge n'umugore we. Urabyumva? Iyo bongeye kwiyunga barabana, ashobora n'umugore we ashobora rero kwiyunga, bakasubira bakagaruka mu itorero bagasaba imbabazi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ntukahukane. Urugo rw'abantu babiri, umwe ashobotse undi adashobotse, rurashoboka? Ubundi hari ibintu abantu bagomba kwihanganira, ariko nta kuntu umuntu yakubwira ngo aragutema akazana umupanga gukumya ahubwo guhagarara aho ngaho, kuko buri umuntu w'umunyarwanda avuze ati ndagutema nyine ushatse wava mu nzira. Hatarimo ibyo kukwica, hatarimo ibyo kukwica, gukorera amakosa. Wowe birashoboka ko urugo rurimo umuntu w'umunyamakosa n'undi utari umunyamakosa, urugo rwashoboka? Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo cyiza kirenze kwizera k'umuntu. Hari igihe umuntu aba ari umusinzi undi adasinda, ukamufata uko nyine ukabimuhebera. Iyo umuntu ahuye n'ikigeragezo, ni izihe nyungu ziri mu kwihangana? Iyo wihanganye uri umuntu usenga Imana, Imana ikwambika imbaraga. Kandi iyo wihanganiye ikikugerageza, Bibiliya iravuga ngo hahirwa abihanganiye babagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yabikiye abayo. Ni iby'ubutegereje. Kandi tukiri no muri uyu mubiri ubona hari izindi nyungu. Imana iba hafi yawe.